Ku bantu bose bagiye bari mu mpande z'isi zigiye zitandukanye turabasuhuje, Imana ikomeze ibishimire. So rero uyu munsi tugiye kubabwira ngo nta muhanga mu rukundo. Yes, nta muhanga mu rukundo. Hari abantu bari bambaje ngo tuganire ku bintu bijyanye no kumara igihe nta mukunzi ufite cyangwa no kumara igihe udatereta. So kumara igihe udatereta rero bigusubiza inyuma. Kumara igihe nta mukunzi ufite hari ibintu utakaza, kandi mureke mbabwire ngo ntimukabikunde kuko biriya bintu ntabwo aba ari byiza. Rero reka tuganire ku kintu kimwe kivuga ngo urukundo hari ibintu rugira akamaro gakomeye mu buzima bw'umuntu. Iyo umuntu afite umukunzi aba atandukanye n'umuntu utamufite. Ati gute? Iyo umuntu afite umukunzi hari igihe kigera ukumva nyine uri free, umeze neza kubera ko ufite umukunzi, ariko iyo utamufite hari igihe kigera ukumva ukeneye umukunzi, kuba mwagana mwavugana. Reka mbwire abantu bakundana ati kiriya gitondo uri guhamagara umukunzi wawe, iriya saa sita uri guhamagara umukunzi wawe, iriya nimugoroba uri kwandika utu SMS, ntukabyinubire. By the way, bigira umumaro munini mu buzima bw'umuntu. Bituma umuntu aruhuka cyane, bituma umuntu amera neza, umuntu agira fresheri. Rero mureke mbabwire ngo twimenyera urukundo, kuko urukundo ni inzira nziza. Urukundo iyo ubirimo neza atari ukubeshabeshya, nyine umuntu uri mu rukundo ubundi ugomba kumumenya, ariko umuntu utari mu rukundo inshuro nyinshi usanga bya bintu byo gutereta yatereteshaga byamushizemo. Uzasanga igihe azaba ategereje umukunzi cyangwa yarabivuyemo igihe kinini, uzasanga kubisubiramo ari nko kwishakisha. Ugasanga nyine amagambo yateretesha yamushiranye, ari nka kwa kundi utangira gutereta bwa mbere urukundo rwakuvunye. Rero urukundo iyo umuntu yagiye utangira gutereta bwa mbere uramuvuna, akabura ahera, akabura ibyo avuga, akabura Rero mureke mbabwire bantu namwe mudafite abakunzi, mushaka abakunzi, bigira umumaro munini cyane mu buzima bwa muntu. Ibyo mvuze ni bikeya, ariko hari indwara zimwe na zimwe ushoboye kuba wakira kubera ko ufite umukunzi, kubera ko ufite ukwitaho, kubaza ati umeze ute, umerewe neza. Yes, ibyo bintu byose bigiye bifasha mu mpande zigiye zitandukanye mu mubiri w'umuntu. Rero ntabwo nabwira abantu bamaze igihe kinini badafite abakunzi ngo ni byiza rwose. Ni bibi. Wikumva ko ngo umeze neza, ngo nibwo wabonye amahoro, nibwo wabonye ubuzima buzira umuze. Wapi! Ahubwo ubu ngubu nibwo umukeneye, kuko iyo ufite umukunzi byonyine uturemangingo turagenda tukabyakira, tukabikwirakwiza mu mubiri wose. Umubiri wose ukabyakira, ukumva ko ari umuntu ufite. Ushoboye kubaza ngo warabite, waramutse ute. So noneho rero uzarebe igihe yatinze kugira gute kubikubaza cyangwa batinze kumubaza, byanga byakunda uturemangingo hari ibintu tuba turi kukwishyuza, turabikwishyuza nyine nawe ugahita ubigiramo imbaraga. Noneho rero reka mbabwire ngo tujya twubana n'abakunzi bacu. Rimwe na rimwe abakunzi bacu tumufate nyine tumufate nk'umuntu uri hayi. By'umukobwa uwo ari we wese umufashe nk'umuntu uri hayi mu buzima bwawe, ntabwo yagucika. Kandi nyine abakobwa umufashe neza inshuro nyinshi uwo muntu ntabwo amwibagirwa. Rero mureke tubabwire ngo tujye dukurikirana Itembere Live, dukande share, subscribe, comment, ibintu byose byo mushaka gusaba, ikiganiro mushaka guteraho ngo tukiganireho, turajya tukiganiraho, kuko twaje ku bwanyu kugira ngo tuganire buri kimwe cyose. Ahantu mushaka ko tubagerera, mutubaza amakuru yaho, twe tugomba kujya tuyabaha, twarabisezeranye. Rero dukomeze turyoherwe n'abari mu rukundo, turyoherwe kandi turufiringe. Ari umuntu wanyandikiye ese urukundo abantu benshi barashwana. Yes, mu rukundo abantu barashwana, ariko nyine mukongera mukabisubiza ku murongo, kubera ko urukundo ni urwa babiri.
kandi inshuro nyinshi urukundo rwawe ntuzaruvangemo abandi bantu, ahubwo urukundo rwawe ujye urwinjiramo wowe ubwawe bwite, sibyo? Ntukarushyiremo abandi bantu ngo bakujagaraze, wapi. Urukundo rwawe wowe nyine, kubera ko wavunitse umutereta,